muraho neza abagira inkwi barya ibihiye cyangwa se nabagira ibihiye barya inkwi. Nabivuze neza cyane bivuze nabi. Twagiye turi Kibagabaga. Uyu munsi ngiye kwereka inzu nziza cyane kuri miliyoni 430 y'amafaranga y'u Rwanda. Inzu yakiri kuri kaburimbo muri Kibagabaga. Mwoka byaramwe munkurikire murebe ubwiza bw'inzu. Inzu yakigizwe n'ibyumba 8, toilette 8. Buri cyumba kiba gifite toilette yacyo. Ikagira rooftop nziza cyane ndetse n'ibikoni bingahe bibiri. Twagiye tugiye guhera hano muri parking tubereke uburyo imodoka zakwinjiramo, imodoka 5 zaparitse neza. Cameraman akazi nakawe, reba mpagaze aha ngaha ukagira ari cameraman ahagaze byibuze imodoka 5 zaparitse neza zajyamo. Mbaza ngo iri he? Kibagabaga kuri kaburimbo. Reka tuzamukane gake gake twitonze tubereke ubwiza bw'iyi. Tukiri aha ngaha murabona ko duhura n'uturabyo twiza cyane, utubuye twiza cyane ndetse n'ama design meza cyane. Reka tuzamukane gake gake twitonze tubereke ubwiza bw'inzu. Ndebera hano mpagaze aha ngaha ndi kuri terrace cyangwa se agaterrace kiza cyane kagana mu nzu ya cyangwa se mu marembo y'inzu cyangwa se muri salon yacu. Hanyuma rero twinjiye hano muri salon, murabona ko salon ari nini cyane. Ndebera intebe zose zajyamo, ni intebe nyinshi nkuko muri kwibona, ni intebe nyinshi zajyamo. Plafond iki ni gypsum, amatara meza cyane. Cameraman genda ubereka buri kantu kandi kugira ngo babashe gusobanukirwa n'ubwiza bw'inzu. Nababwiye gute miliyoni 430 inzu yabi yawe. Twagiye turi hano muri salle à manger, urabona ko turi muri salle à manger nini cyane ndetse n'igikoni kiza cyane. Ntabwo turagera mu gikoni, turacyari muri salle à manger. Ndebera utu tuntu bagiye bashyira hano, urabona ko utuntu twiza cyane. Amazi afite high pressure, na amazi aza n'umuvuduko mwinshi cyane. Twavuye aha ngaha tugiye mu gikoni cyacu kiza cyane, mwoka byaramwe utubati twiza. Twabwiye ko inzu yacu igizwe n'ibikoni bingahe? Bibiri. Igikoni cya mbere cyo hasi twakigezemo. Ndebera utubati uburyo tungana. Hanyuma undebere umwanya wa frigo ndetse n'umwanya wa gas cooker. Ni umwanya munini cyane, ubona ko bagiye basigaho umwanya munini. Utubati twiza cyane ndetse dufite amabara meza cyane. Twagiye hejuru nkuko nababwiye ko iyi nzu yacu ari nziza cyane. Iyi nzu mumbabarire tuyitambagiremo twitonze kugira ngo mujye mubasha kureba niba koko bivuga ngo tuvuye mu gikoni tugiye muri bya byumba bindi bisigaye. Bivuga ngo tukinjira hano hasi hari ibyumba 2, hejuru yaho hari ibyumba 4 ndetse kuri floor ya gatatu hari ibyumba 2. Bivuga ngo bikaba ibyumba 8 muri rusange. Reka duhere muri ibi bya mbere tubereke uburyo bimeze. Wow, ukigera hano muri iki cyumba, icyumba kinini cyane gifite ubwisanzuro bwinshi bunini cyane. Hanyuma ikagira ndetse n'idirishya rijya mu gikari. Wabonye ko ari icyumba cyiza cyane ndetse n'ubwiherero bwawe. Ni ukuvuga ngo buri cyumba hano gifite toilette yacu. Genda ubanyerekera uburyo ibintu bimeze. Ni inzu nziza cyane kuri miliyoni 430 iyi nzu yaba iyawe. Twavuye hano muri iki cyumba. Tugiye hano muri cya cyumba kindi noneho twita ngo ni icy'abashyitsi kiba kiri ku irembo. Nuvuga ni icyumba cyiza kiba kiri ku irembo kinini nacyo urabona ko cyisanzuye gifite n'utubati twacyo. Ngira ngo mwayibonye. Ni icyumba cyiza cyane gifite gypsum, plafond yo ni gypsum, urabona ko urumuri ruhagije cyane rwose. Twavuye aha ngaha urabona inzugi n'izamufura bagiye bubakisha inzugi za mufura. Twagiye noneho tukiri hano tugira muri toilette yacu. Genda ubanyerekera toilette uburyo imeze. Ni toilette nziza cyane mugere mubona ko ari ibintu byiza cyane, baricaye baragiza. Twavuye aha ngaha noneho tuzamutse hejuru tugiye tubereka uburyo ibintu bimeze. Murabona ko twazamutse escalier zacu mwe kugenda mubibona. Hanyuma tugeze muri bya byuma noneho 4 byo kuri ya second floor. Nuvuga ngo mwabonye ko ari ibyumba binini byiza cyane biri ahantu heza cyane, uri kureba view ya Kibagabaga nziza cyane. Ndetse buri cyumba gifite n'aka balcon kacyo kugena mubibona. Twagiye rero noneho twaza dutya tuza muri toilette yacu. Buri cyumba gifite toilette yacu uko ni kugenda bibabwira. Urabona ko buri cyumba gifite toilette. Twagiye noneho tukiri hano bitatuza muri iki cyumba kindi. Mwabonye ko ari icyumba nacyo kindi cya kabiri. Ni ukuvuga ngo ku gice cyo hejuru nababwiye ko hari ibyumba 4. Nababwiye ko hari ibyumba 4 ku gice cyo hejuru. Igice gikurikira ground floor ni ibyumba 4 biri hejuru. Urabona ko nacyo gifite toilette yacyo. Genda ubibandikira uburyo inzu
imeze. Ifite toilette nziza ndetse n'icyumba kinini cyisanzuye. Urabona ko bagiye bubakisha amakaro meza cyane, ya makaro meza, urabona ko ari amakaro meza cyane rwose. Inzu yose nababwiye ko ari gypsum, bagiye bakoresha za plafo zigezweho muri iyi minsi bita gypsum. Twagiye none tukiva aha ngaha duhita tuza muri iki cyumba kindi, urabona ko ari koridoro, ndi kwinjira muri koridoro ugahita winjira muri iki cyumba kindi nacyo cya gatatu, ngo cya gatatu ku gice cyo hejuru. Urabona ko ari uku nguku bimeze. Nababwiye ko inzu igizwe n'ibyumba 8 ndetse na toilette 8, ibikoni 2 ndetse na rooftop nziza cyane. Buri cyumba kikaba gifite toilette yacyo, genda banyerekera uburyo bimeze. Twagiye none tugiye mu cyumba kiri principal, ngo principal ibigomba kuba hejuru kuri cya gice kindi gikurikira icyambere. Wabonye ko ari cya cyumba cyiza cyane kiri principal, cyisanzuye, garde-robe ndetse n'agaterase keza cyane. Muri kugera ngo bireba uburyo ibintu bimeze. Ni icyumba cyiza cyane gifite n'agaterase keza, urabona ko ari ibyumba byiza cyane. Hanyuma twakinjirira hano, urabona ko wakwinjirira hano ugatuza hehe, ugatuza hano muri toilette ya cya cyumba kiri principal. Banyerekere ni jacuzzi, ikagira shower nziza cyane, ikagira yubatswe mu buryo bwa tekinoloji rwose. Ni icyumba cyiza gifite toilette nziza cyane yubatswe mu buryo bwa tekinoloji. Mu kugenda mubireba ukuntu bimeze. Iyi nzu ni nziza kuri miliyoni 430. Aka kantu ntabwo nakaberetse. Wabonye ukuntu ni ka kantu ushobora gushyiramo inkweto cyangwa se utundi tuntu wenda ubishatse. Twagiye rero, urabona ngo ukiri hano bituza kuri ka gaterase keza cyane ka chambre principale. Uri kubona ko ari ahantu heza cyane rwose, hateye amabengeza meza cyane. Twagiye none tugiye hejuru tubereke uburyo ibintu bimeze. Urabona ko ari inzu nziza cyane. None tuzamutse hejuru muri bya byumba bindi byo hejuru, nababwira ngo ni kuri last floor. Ni ibyumba byiza, murabona ko ari icyumba kinini nacyo kiri ku muhanda mwiza wa kaburimbo. Urabona ko ari ibintu byiza cyane, uri kugenda ureba uburyo ubona akaviyu keza cyane. Iki cyuma nacyo gifite na toilette yacyo. Murabona ko ari toilette nziza, toilette zifungwa. Mwabonye ko ari toilette nziza cyane, douche nziza cyane, ari toilette nziza cyane. Twagiye ku kindi cyumba kindi uburyo bimeze. Ni icyumba cyiza cyane, urabona ko ari ibintu byiza. Wabonye ko rero ari cya cyumba kindi cyiza cyane, urabona kisanzuye, gifite nacyo garde-robe. Urabona ko ari gypsum nziza cyane. Ni inzu nziza kuri miliyoni 430. Iyi nzu nayiguhesha. Twagiye rero dusoza, tugiye rero tugiye kubereka agaterase kayo keza cyane ndetse n'igikoni cyo hejuru. Murabona ko ari agaterase keza, urabona ko ari ahantu heza rwose hitegeye muri Nyarutarama na Kacyiru. Ni ahantu heza cyane uko muri kugenda mubibona. Iyi nzu ni nziza kuri miliyoni 430, nta gihendo kirimo. Ariko se reka mbabaze, iyi nzu koko murabona iyakwiye? Muraza kunyandikira muri comment muvuge muti turabona iyi nzu iyakwiye, ahubwo ni mu mpuze na nyirayo. Murabanza musuri. Niyo ngo tukiri aha ngaha duhita twinjira mu gikoni. Ariko twinjiye muri cya gikoni cyo hejuru nababwiye ko ifite ibikoni 2 ndetse na toilette 8 n'ibyumba 8. Iyi nzu ni nziza cyane. Hanyuma rero iyi nzu mugomba kuyisanga kuri YouTube channel yacu Rwanda Real Estate. Ni ukuvuga ngo ni kuri YouTube channel mugomba kudushaka kugira ngo tubereke updates z'amazu agezweho. Murakoze, murakara.